yitwa General Yakamwan ikibazo gihari muri Republic of Congo Sadeke twabirukanye mu mujyi wa Goma none bari kurira ngo none si ibifaru turabinyuzayo ikibazo cy'ibifaru ni babisike cyangwa tubice barahitamo urupfu cyangwa asobona Joseph Kabila afite ubushobozi bwo guhangana na Sadeke kwe n'ingabo za Congo Sadeke ni gisege twabohereje none uyu munsi niho twafashe icyemezo cyo kubabwiramo tubaye 24/24 mu mwavuye mu gihugu ibifaru barabyikorera barabinyuza hehe so the reason why we have to fight turarwana na gisege tugeze igihe turarangirira twese ahubwo Joseph Kabila baramusubizayo n'imbunda nyinshi cyane ninde wamuzi baramutama hamwe na generale wawe Rurankunda ugende general kona ujye uvuga Fandero Rurankunda we urafata generale ukamunyuza mu mene Fandero Ruramurangana wowe kuraka ese Yakamwana oya ndakubaza wowe Fandero Rurangana nawe hari generale mugira mu muryango wawe reka zarebe n'abasogokuru bawe hari generale mugiri wawe reka da we namufite ba caporal na baseri n'aba private hari generale mugiri wawe avuye baranyeza ngararamwe Fandero Rurakunda Fandero na ubeta yamuhanze umuterere sare tala ubeta muterere sare mo generale force pe mu manda force pe susu Stanley Kenga ariko ngo wari umurinzi we force pe mu manda nje narashikwe ndi Scotty wa Fandero Rurakunda general Marshal abona abafana bawe hari icyo barimo gwe so I thank you so much my sister God bless you so amakabuzi I love you thank you